Bakunzi bacu rero reka twongere tubahe ikaze kuri channel yacu Lucky 10 aho tugiye kongera kuganira ku mateka y'u Rwanda cyane cyane tukaza kwibanda ku mwami Rwabugiri. Murabizi ko n'ubushize niwe mwami twaganiriyeho, n'umwami wagize amateka maremare cyane, ariko tuzagerageza kuyakunagura kugira ngo byibuze buri muntu azamenye umwami Rwabugiri yari muntu ki, byagenze biti. N'uyu munsi rero ni na yo topic tugiye kugarukaho nanone, ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye nk'uko mutumenyereye hano. Niyo nk'urugadi. Urakoze cyane, turakwakiriye kandi tuguhaye ikaze. Reka rero dukomeze amateka yacu. Rwabugiri twabonye uburyo yavutse, uko yageze ibwami, ibyo twarabibonye mu kiganiro cy'ubushize. Uyu munsi rero tugiye kureba nkoronko noneho agira ishyari aza kubeshyera umugabekazi ko atwite inda y'indaro. Yego. Kandi umugabekazi nta mugabo yagiraga. Aho ngaho niho tugiye guhera. Ndizera neza kubyibuka, ndagira ngo uhera aho ngaho. Iki kinyoma cyageze ibwami, yewe no kuri Rwabugiri kimugeraho ko umugabekazi atwite. Bati akurikizaho n'ibyo bari bamaze iminsi bavuga, umugaragu se ruteganya we yaramuteye inda ngo kandi agenda byigamba ko afitanye ubucuti budasanzwe nawe. Rwabugiri abyumvishije arababara cyane, ndetse aranababara cyane. Afata n'umwanzuro wo kuva aho yari atuye Induga, arambuka yizira i Kigali. Ndetse ageze kuri Nyabarongo abwira abasare ati hatagira undi muntu wongera mwemerera kwambutsa kugeza igihe nzabishakira ko hari undi mwemerera kwambutsa. Ubwo ni ukuvuga ngo yambukanye n'abari bamuhetse gusa, abandi bose ntawe yashaka. Kuvuga ngo yambukanaga n'ababaga bamuherekeje bose akabajyana. Hanini habaga ari abagaragu, ingabo nkeya, kandi naho yabaga agiye naho habaga hari imitwe y'ingabo ye. Noneho amaze kwambuka, urumva umugabekazi yagombaga kuba ari hafi y'umwami. Urumva yari asigaye Induga wenyine, nawe icyo yagombaga gukora kwari gukurikira umwami. Nawe ikindi kandi n'ingabo zarindaga umwami, bivuze ko zari zimaze kwambukana na Rwabugiri i Kigali. N'umugabekazi nawe yashoboraga kuba afite abantu be, afitemo n'ingabo, ku buryo nawe ntabwo yari kuba ari wenyine. Umugabekazi yabaga ari umuntu ukomeye, kandi tukabona ko uyu nguyu yabanje no gutegeka. Kumva hari abo yari yarahaye amabwiriza n'ubundi batari bakamucikaho. Noneho nawe ashaka kwambuka, ariko ageze kuri Nyabarongo asanga umwami yatanze ibwiriza. Ntabwo yigeze ahasanga abasare, yasanze abasare ubwato babujyanye. Arongera cyokoza aratitiriza, arazamuka yambukira ruguru Imbirima, aho bita Imbirima. Ubu ngubu ni hafi mu karere ka Gakenke. Anatura iyo ngiyo, buriya ntiyabuze uburyo yamenye amakuru. Atura iyo ngiyo Imbirima, abayo. Ariko cya kinyoma urumva cyagumye kubaho. Umwami ageze aho arareba ati reka nimenyere ukuri. Yoherezayo abwira abagore be, urazi ko yari afite abagore 3. Yohereza abagore ati ibyo ari byose uriya ni nyogosenge. Bariya abagore 3 bari babyara be. Bari babyara be kuko nyina Muronkwere yari mushiki wa se Nzirumbanje. Yari mushiki wa se. Urumva bari abisenge neza be, bakababyara ba Rwabugiri. Bivuze ko Rwabugiri sebukwe Nzirumbanje yari na nyirarume, kubera ko yavaga inda imwe na nyina. Abwira abagore be 3 rero ati mujye kunkorera iperereza. Mugende munkorere iperereza ibyo ari byo byose. Uriya kuko niba twite ni nyogosenge, mugende munkorere iperereza bucece murebe ko atwite.
kandi koko umwami nta kundi kuntu yagombaga kwikorera iperereza iperereza kuri nyina gute se ntabwo wakora iperereza kuri mama wawe. noneho ariko iki kinyoma cya Nkoronko cyari cyarakwiriye ahantu henshi cyane. Iki kinyoma agitegura yari yaragiteguranye ubuhanga, kuko yanyuze ku mwiru bitaga Karamira, nawe amwinjizamo icyo gitekerezo. Aragenda kuri se w'abari abagore Nzirumbanje, nawe abimwinjizamo. Arangije ajya no kuri ba bagore b'umwami, nabo abibinjizamo. Noneho umwami arangije aba ari bo atuma kujya kuneka ko umugabekazi atwite. Ariko utararengaho kuba n'abiru, icyo gihe sinzi niba harabagaho ruswa, ntabwo mbizi. Umuntu wenda ashobora kudukurikira, ashobora gutekereza ati se umwiru kubera iki yahise yakira icyo kinyoma akacyakira byoroshye? Kubera iki? Aho umwamikazi ntashobora kuba nawe yari umuntu mubi cyane? Umugabekazi ntashobora kuba nawe yari umuntu mubi? Ntawamenya. Ariko icyo twabonye aho byavuye ko kuri za nka banyaze z'inzirungu nziza cyane, Nkoronko yasabye akazimwa kubera ko zari zagabiwe umugaragu Seruteganya. Urumva Nkoronko ashobora kuba yarabinjijemo ikinyoma, babwira ati ziriya nka niziboneka namwe muzabonaho. Ashobora no kuba yarabinjijemo n'ikindi kinyoma, akavuga ati urabona uriya mugaragu yirwa twivugaho ngaturusha ubutoni, ashobora no kuzadutanga wenda. Umwami rero akoresheje iperereza, yohereje abagore. Nkoronko nawe agiye mu biro, atangiye gusopanya. Urumva yagiye ku mwiru umwe Karamira, ajya kuri sebukwe w'umwami Nzirumbanje n'abagore be. Noneho umwami nawe yagombaga kwitabaza abantu bamuri hafi kugira ngo abe bamukorera iperereza. Abantu ba mbere yagombaga gutekereza rero ni abagore be, kandi bari bafitanye n'isano na nyina, barabisengeneza ba nyina, bakaba byara be. Noneho kuko bari bararangije kwakira ikinyoma, bagarutse bati rwose dusanze atwite. Umwami biramubabaza, abura uko agenza, arongera abwira Nkoronko kumukorera iperereza. Nkoronko rero nk'umuntu wateguye ikinyoma, ubwo byari bihumiye ku mirari, byari birangiye, nawe nta kindi yari gukora, nta nubwo yigeze anagerayo, kubera ko Nkoronko urumva yari umugore we, byari byoroshye nawe kuba yamugenzura. Umwami yari atekereje neza, kubera ko umugabekazi yahoze ari umugore we, byari byoroshye kuba yamugenzura ko atwite. Nkoronko we nta nubwo yigeze anagerayo, kubera ko we yaraje aravuga ati aratwite. Umwami kuba dukurikiye twibutse ko umuntu watwaraga inda y'indaro, itegeko ry'ibwami ryasabaga ko uwo muntu yicwa. Siko bimeze? Yagombaga kwicwa kugira ngo hatazagira umuntu wongera gukora ikosa nk'iryo agatwita kandi ari umugabekazi. Wakomeza. Ubwo umwami amaze kubona ko umugabekazi atwite, yigira inama ati se ko abura icyo akora. Atumiza abantu be ba hafi, arababwira, bagezayo ikibazo, arababwira ati se ubu rwose ibintu birakomeye, ibintu ntabwo ari byiza, ndababaye. Ubu bantu bari kuvuga ko umugabekazi atwite, nanjye nayoboze icyo gukora, ariko nk'abantu b'inararibonye mwamfasha. Yewe abicisha n'ahandi, ariko abantu ba mbere baravuze bati nyagasani bicane bose, ukure ishyano mu gihugu. Koko ni ishyano ryabaga ryari ishyano. Ariko abajije, hari uwo yabajije bitwaga Rwakagara, we arahaguruka aramubwira ati nyagasani, njyewe mbona hari ukundi byagenda. Abikoresha mu nzigo izimiye, aravuga ati ariko buriya uwo ni Rwakagara. Rwabugiri cyangwa niwe wabajije ati Rwabugiri yabajije agisha inama, yarabizimije.
ati ariko nka buriya inzoka iramutse yizingiye ku gisabo wabigenza ute? Iyo bavuga gutyo hari abakoresha iyo mvugo, ariko mu kinyarwanda hari imvugo yo kuzimiza, hari inzigo yo kwerekana ko umwami umwanzi ari hafi y'umuntu muzima. Hari umwanzi uri kumwe n'umuntu wawe, ya nzoka ni umwanzi yizingiye ku gisabo ku muntu ufite akamaro. None abandi bati byice, bati urakubita inzoka igapfa n'icyo gisabo kigapfa. Bashaka kuvuga ngo bice bose, bice bapfiremo, n'ubundi ni ishyano ako Rwakagara we aravuga ati icyaba yego. Noneho yabajije, urumva yararimo agisha inama abakuru baho ngo bamugire inama. Bamwe bari baragambanye, bo icyo bo bishakiraga kwari kugira ngo uriya Seruteganya ave mu nzira. Noneho ariko ageze kuri Rwakagara aramubwira ati oya nyagasani, njye hari ukuntu mbibona byagenda, njye mbona wabanza ukazingura ya nzoka, wayishukashuka ikava ku gisabo ikajya kuruka yicira kure, hanyuma igisabo ukagiterura kikarokoka. Ashaka kuvuga ati shukashuka Seruteganya ajye kure y'umugabekazi, noneho umwicire kure, uwo umugabekazi arokoke. Nuko rero byaje kugenda, umwami abishinga nkoronko ko Seruteganya bamuvana mu nzira. Ariko bageze aho, abo bari bagambanye baravuga bati se Seruteganya napfa bakazategereza ko umugabekazi abyara, tugaheba aho, ntabwo umwami azarakara akavuga ko twamugambaniraga, cyangwa se n'umugabekazi akarakara akaba yakwihorera, kuko umugabekazi yabaga afite ingufu, yabaga afite ingufu. Bati aho Seruteganya avuye mu nzira wenyine, umugabekazi byagenda gute? Ntabwo byazamenya ko bwari ubugambanyi, hagakorwa iperereza tukabizira. Bo bayevura uko babigenza, cyokoze nyuma baza kwemeranywa ko bati ariko iyo umwami yatanze itegeko aba yaritanze, Seruteganya yagombaga gupfa uko byagenda kose. Bati bigira inama bati rero ese wabikora mu buryo bw'igitero, haretse tugatera Seruteganya tukazamwivuga, akazivuganwa n'ingabo, ku buryo hatazagira umenya ngo ninde wamwishe, ninde ni kanaka, kugira ngo hatazagira umubarwaho. Bibe nko mu gitero, twanamubeshyira ko yigumuye, twanamubeshyira ko twaje kumureba ku mahoro akadutera, cyangwa se agatereranwa nabwo ku rugamba akaba yahaba. Twanamubeshyira ko twari tuhanyuze tugiye mu myitozo, hanyuma akatwikanga agashaka kudutera, hanyuma tukirwanaho. Babyemeranywa gutyo, baratera. Seruteganya nawe ntabwo, urumva, ntabwo umugabekazi yabaga ari wenyine, yabaga afite abantu, harimo n'ingabo. Babikora gutyo, bagezeyo baragira bararwana, ariko Seruteganya abantu be baratsindwa, yihinira mu nzu. Kera rero iyo watsindwaga, kugira ngo umwanzi atakwicira akakwica urubozo, washoboraga kwiyahura. Bihinira mu nzu bagiye kwitwikiraho. Ariko Seruteganya aravuga ati ariko uko bigaragara ntabwo ni njye bashaka, ntabwo umugabekazi bamushaka ahanini. Bati ariko ibyo ari byo byose ntabwo ari njye bashaka, ntabwo bashakamo umugabekazi. Seruteganya afata umugabekazi ati wowe igendere, twebwe tugiye kwiyahura, ariko ibyo ari byose wowe ntacyo upfa n'umwami, ntacyo upfa n'abariya. Seruteganya ahamagara abantu ati, avuza akaruru ati dore nguyu umugabekazi, nguyu wanyu nimuze mu mutware. Amugejeje hanze,
nuko abari baje kumufata Seruteganya akagira yari ari kumwe n'abandi bantu, yari kumwe n'abahungu be, yari kumwe n'abandi bari aho. Umwe muri bo iyo agira uburakari, abona ukuntu barimo babatsemba, nuko babandi baje kumwakira arabarasa. Bose abarasira rimwe arabica. Umwe mu bo bari kumwe. Seruteganya we yaremeye ati n'ubundi no gupfa byara. Abarashe umugabekazi asigara wenyine kandi yaraje kwakirwa. Arenzaho yewe arongera anasohoka n'umugabekazi aramurangiza, nawe aramwica. Abandi baje basanga umugabekazi araho, nuko umugogo we uratwara. Uye tuvuga umugogo ni umurambo ku mwami cyangwa ku mugabekazi. Ubwaho ni kuri ko umugogo we barawutwara bawugeza ibwami. Awugejeje ibwami, umwami aramureba, urumva yari yapfuye nta n'isoni wenda yari anafite zo kugireba cyane, ariko abona bimwagamunda. Umwami yari afite n'akababaro, yari afite akababaro yuko bamwiciye nyina, umugabekazi ari we nyina. Ariko mu bantu bapfuye harimo uwari wararokotse utari uhari umujakazi we. Umubare bateganyijwe gupfa ho abo kwa Seruteganya nibo bateganyaga kwica bose. Ariko hari umuja wakoreye umugabekazi, araza ibwami ati nyagasani umugabekazi rwose baramubeshya. Umwami ati uravugisha ukuri? Ati rwose ndavugisha ukuri, ushaka ukora iperereza ryawe urebe. Umwami akorera iperereza, baza gusanga umugabekazi ataratwite. Umwami biramubabaza, arongera akora irindi perereza ryo gushaka abantu babigizemo uruhare, abona harimo Nkoronko niwe wabiri inyuma, umwirukaramira, Nzirumbanje sebukwe n'abagore be 3. Umwami biramubabaza cyane, abura uko abigira, aravuga ati abura uko abigira mbese. Numva ni ishyano ryari riguye. Ni ishyano ryari riguye. Numva ishyano ritorose. Se wabo hari sebukwe, akaba na nyirarume, none na nyina yarapfuye. Abagore be 3 nibo babigizemo uruhare kugira ngo umwami yiterere nyina anamuhitana. Noneho urumva ikintu cyakurikiye iperereza rimaze kubafata, icyo yakoze babagore 3 yahise abasenga. Kuko ntabwo yahise abatanga. Wibuke ko babagore 3 harimo umwe indagu zereye ko azaba umugabekazi w'umwami ukurikira. Abarabasenga. Yego. Gusenda ni ukuvuga ngo gusenda ni ukwirukana. Abarabirukanye mu mvugo y'iki. Abarabirukanye nyine ntibongera kwitwa abagore. Kandi harimo umwe indagu zarereye ko ari we uzaba umugabekazi. Nyiraburunga. Ari we Nyiraburunga wavuka mu bwoko bw'abantu. Yari umukonokazi. Nyina akaba nyina wa Rutarindwa, akaba na nyina wa Baginyonza na murumuna wabo. Noneho icyo yakoze, amaze kumusenda, bose yarabasenze birumvikana uko ari 3, baragenda. Umwami yikomereza gahunda ze, kuko bateraga inzuzi bakabona zikanga ko umwami yajyaga gutanga abantu bakomeye nk'abo b'ibwami. Habanzaga gukorwa imihango yo kuraguza, bakaraguza inzuzi zakwera ko umuntu atangwa agatangwa, nuko bikarangira. Ikintu cyabaye rero, umwami abo yarabasenze baragenda, afata ise wabo ngo yari sebukwe, amuca mu gihugu, amwirukana mu gihugu. Ari we Nkoronko. Se w'abagore sebukwe nyine. Amuca mu gihugu, ariko hasigara umwiru na se wabo Nkoronko. Umva Nkoronko nawe yari akomeye, yari afite umutwe w'ingabo zitwaga inzirabwoba, zari zikomeye cyane. Nkoronko nawe yari urwanyi karahabutaka. Urumva yabuze uburyo nawe amwikiza, nawe amwiru kandi nawe kumwikiza. Urumva ko kumwikiza byagombaga gusaba byari igitero. Ni igitero gikomeye cyane. Ariko n'umwiru impamvu nawe yabuze uburyo amutanga,
umwiru nawe niwe yarazi iby'uko uzamusimbura, yarazi ibigendanye n'uzaba umugabekazi we. umwiru we akumva afite n'ikintu kimushyigikiye yuko azi amabanga. ubwo ibyo kubatanga aba arabyihoreye, cyangwa se abigendamo gake, arikomereza abigenza gakeya. none se abo bagambaniye umwamikazi bamenye ko umwami yabimenye, bamenye ko yamenye ukuri? ni ukuvuga ngo impamvu nkikubagirije, iyo baza kubimenya ntekereza ko bagombaga guhunga mu buryo umwami atari kumenya. ntago bari bupfe guhunga. ntago kera hari ikintu cyo kitabaga cyo kuvuga ngo umuntu ahunze igihugu. ahunze igihugu gutyo, umuntu nk'uwo wavukiye ibwami, wakuriye ibwami, aravuze. yabaga afite n'abasirikare, yabaga ashobora kwirwanaho, yatsindwa agatsindwa akiyahura, ariko adaciriwe ishyanga, atagiye kure y'igihugu. icyabaye cyo ni uko umwami yarindiriye ko inzuzi zera akazabona kubatanga. turimo rero turagana ku musozo w'igice cyacu cya gatatu cy'ubuzima, cyangwa se ku mwami Kigeli wa IV Rwabugiri. ndagira ngo utubwire iherezo ryaje kubirihe. ni ukuvuga ngo abagore batatu b'umwami bagambaniye umugabekazi Muronko, nawe wabigizemo uruhare, ndetse na wa mwiru twabonye. iherezo ryabo twihuse. iherezo ni uko igihe cyageze, ubwo hagati byari bimaze kuba muri za 60 mu 1861. aho ndagira ngo nkwibutse ko ari nabwo umwami b'abagore batatu noneho inzuzi zareze arabatanga. abatanze baragenda batatu. ubwo muri 61 yarabasenze, yari yararongoye undi mugore wundi Kanjogera. wibuke wa muntu wamugiriye inama witwa Rwakagara, yari umukobwa we. urumva yari yaravuze ati ibyo ari byose uriya muntu yangiriye inama nziza, ahita anabikuriraho byo gukunda umukobwa we Kanjogera, yari yaranamurongoye. ba bagore rero batatu baje kugera igihe baratangwa, bava mu nzira. noneho na se ubabyara yari yaragarutse, ariko agarutse umwami nanone yongera kumucira inyuma y'igihugu. abibonye gutya ariyahura. ubwo abagore batatu baba barapfuye, na se ubabyara ariyahuye. abari basigaye rero bari Nkoronko n'umwiru. kugira ngo rero umwiru nawe umwami yageze aho aramutanga. amaze kumutanga hari hasigaye Nkoronko kumutanga byari ibintu bikomeye cyane, kuko byasabaga ko byari kuba igitero. umwami rero ategura igitero i Butembo. igitero bakijyamo, ariko asiga abwiye abatware gusigara bagambana kugira ngo za ngabo za Nkoronko zizamuveho, asigare wenyine, asigara ari umutware udafite ingabo, baramucitseho, azabone nawe iherezo rye ribityo amutanga. nuko byaje kugenda rero, basigaye bagambana. ingabo zishira kuri Nkoronko. umwami igihe yari avuye gutera i Butembo agarutse, aramutanga nawe baramujyana. agiye bamujyana kumujugunya, kumuroha mu Kanyaru hariya. naho ngaho iherezo babanje bamunigana n'abahungu be batatu. aniganwa n'undi muhungu nanone, wa wundi baguranye na Rwabugiri, nawe yari akibaye kwa Nkoronko, nawe barabaruhana. nuko ibya Nkoronko byarangiye. ubwo kugeza aho Nkoronko yari amaze, ibyo byabaye mu 1874 nibwo Nkoronko yatanzwe. umva hari haciyeho imyaka 13 umugabekazi apfuye atanze. murakoze cyane rero, tugushimire Gadi rwose ku kiganiro cyiza kuri aya mateka uduhaye y'umwami Kigeli wa IV Rwabugiri. mbabwira ko iki ni ikiganiro muzajya mukurikira. niturangiza umwami Rwabugiri tuzafata no ku bandi bami, ariko byaba byiza mukoze subscribe, mukakora share, comment ndetse na like, kugira ngo tumenye ko ibiganiro byacu mubikunda. turifuza kandi ko mwajya muduha inama cyangwa se mukatwandikira
mukatubwira ikiganiro mwumva cyakurikiraho kugira ngo ubutaha mujye mukomeza kuryoherwa n'ibiganiro tuba twabateguriye. Ikiganiro rero nakagaruka, reka dusoreze ahangaha, reka tugushimire Gadi. Murakoze cyane. Kandi reka dushimire n'abari badukurikiye, dushimire n'uwadukameye kugira ngo aya majwi n'amashusho bashe kugaragara neza. Reka tubabwire ngo nakagaruka, naho ubutaha. Bye bye. Bye bye.